ari imyigaragambyo ubwayo ni ikimenyetso cy'uko hari bitagenda. Icya kabiri byabaye Goma ni genocide yakorewe abanyedini. Yes, reka ngusuhuze wowe ukurikiye Karegeya Omar Pano, nizere ko umeze neza cyane. Nongeye kuguha ikaze ku biganiro tukugezaho, nkaba nkwifurije kugira amahoro y'Imana aho uherereye, waba uri mu Rwanda cyangwa hanze yarwo, ukomeze kumererwa neza. Ndizera ntashidikanya ko uguwe neza nk'uko mbona mugenzi wanjye mu kanyamuneza kenshi akeye nkuko bisanzwe iteka. Okay. Abantu muri no minsi ariko baravuga bati indwara Karegeya arwaye no kwambara neza. Harimo n'abavuze idakira, byose turabyakira. Mu minsi yose abamo ibyiza n'ibibi bitewe naho umuntu yarebeye, ariko ni byiza kuba banabishima. Yego. So uyu munsi rero tugiye kuganira, ariko wenda turambukaho gatoya tuve mu Rwanda, tujye mu baturanyi, ni muri Kongo mu burengerazuba bw'u Rwanda. Aha ngaha ni ahantu dukomeza kureba cyane kuko Goma na Kongo ndetse na Bukavu, kiriya gice ni igice cy'abaturanyi ba hafi, kubera ko ntekereza ko ni imwe mu mipaka ituwe cyangwa se ibice bituwe biri ku mipaka, buryo bihana imbibi mu buryo bworoshye. So rero Kongo ni ahantu twisanga cyane. So rero nyemerera twambuke tujye muri Kongo. Uyu munsi nifuza ko tuganira bitewe n'ibyo maze iminsi mpumva, ni ibintu bimaze iminsi bivugwa mu itangazamakuru bitari bito, kandi byimvovingamo u Rwanda cyangwa se abanyarwanda, bitewe n'ukuntu byavuzwe cyangwa se n'ingito byahawe. Ngira ngo warabyumvise uranabikurikirana. So rero Karegeya, wenda twinjira mu kiganiro ngo n'ikaze, mpa n'ikaze n'abadukurikiye. Iyi kaye muri Kongo, ibikubayo, imyigaragambyo, amashyamirane, ariko nanone bikaza kuzamo ngo abanyarwanda, bikaza kuzamo ngo abasirikare, hakazamo kwica abasivile, kwica abantu barenze 100 ukabicira mu rusengero. Ni ikintu kitari gito. Ntekereza ko ibyo ngiye ntakubeshye naheruka kubyumva muri genocide pe. Ibi bintu iryo jambo herutseho rya genocide nabira bishobora kuzarangira ariko byiswe. Ariko abadukurikiye banyihanganire, ni ubwa mbere nzanye ibintu byo mu mahanga, ariko Kongo ntabwo ari imahanga. Andeho yo kuba ikibazo cyo muri Kongo kivugwamo n'u Rwanda, kuba M23 bavuga ikinyarwanda, kuba mu Rwanda dufite impunzi z'abanyekongo zikabakaba ibihumbi 100, kuba muri Kongo hari FDLR. So nubwa mbere mbivuze kuri chano yanjye, nabiherukaga ku zindi, ngira ngo Maris iwawe sinzi narigeze kubivuga, Primo no kuri Yongwe TV nkihaba, byari bishyushye. Ariko urumva uko byatangiye nyuma. U Rwanda na Kongo ntago wabitandukanya usibye imipaka physique, ariko amateka ajya guhura. Kuva kera, kuva muri 1896 bazana imipaka, kira gice hari igice cya Kongo cy'u Rwanda cyagiye kuri Kongo. Hari igice cyari ari buri yari ubunyabungo, ari ubuhunde, ari bira bice byinshi za Rucuro. Byinshi byari u Rwanda. Kuba u Rwanda c'est-à-dire uko ubutegetsi bwa kera bwari bumeze, ni uvuga ngo ni igice abatware bacyo bakeza umwami w'u Rwanda, allegiance, bazana amaturo, bagendera ku mabwiriza avuze. Yazana imbuto nshyashya akavuga ati igihugu cyose kitere, na hariya barayiteraga rwose. Icya kabiri bavuga ikinyarwanda. Biraza kubwamo butusa byari biraho bicecetse, ko kubwamo buta abantu byari ukwiyaranja, nta leta yasaga naho sinavuga ngo ntabwo yabaga yitaye ku bintu byo hasi cyane. Hanyuma kuvaho kwa Mobutu, uribuka ko Mobutu yari inshuti ya Habyarimana, hanyuma ingoma ya Habyarimana ivaho nabi cyane. Hanyuma abanyarwanda benshi bahungira muri Kongo, kira gice, bamwe bagenda batahuka, ariko biba ngombwa ko ubutegetsi bw'u Rwanda bushyashya bw'inkotanyi bujya kugarura za mpunzi z'abanyarwanda zahungiye muri Kongo. Ibyo rero byabaye habivanga no kuvanaho Mobutu,
ngira ngo aho ngaho niho hatangiye kuzamuka ikintu kinini bamwe abagitsimbaraye abafite intwaro abagitsimbaraye ku butegetsi bwa kera bifuza wenda kuzabugarukaho baguma mu bikorwa bya gisirikare abandi baratahuka abasirikare abasivile baratahuka yego hanyuma no kuvanaho mu butu haremwe imitwe irimo n'abavuga ikinyarwanda nabo bakeneye uburenganzira bwabo ari nabwo bazanye Kabila Laurent Désiré mu cyo bitaga Alliance AFDR Alliance byavugaga ni ihuriro ry'amashyaka menshi harimo nayo y'abanyarwanda harimo abitwaga za RCD kubwa Kabila Kabila mukuru nyine ajya gufata ubutegetsi yabufashe nka AFDR Alliance sinibuka Alliance de force peut-être hanyuma démocratique pour la libération peut-être ntago mbyibuka neza hakaba harimo igice cy'abavuga ikinyarwanda cyitwaga RCD hanyuma haza phase ya mbere Kabila za gushwana n'u Rwanda niko nabivuga yirukana abanyarwanda benshi bari baragize uruhare mu kumugeza ku butegetsi biraza bibaho nawe aza gupfa simburwa n'umuhungu we hanyuma havuka RCD nyuma haza CNDP Rurankunda uvuga ikinyarwanda n'amazina arabigaragaza bati Rwanda rufitemo uruhare haza nyuma ya CNDP haza M23 nayiza gucikamo ibice igice ntaganda zimurinda sinibuka ko byari bipanze hanyuma M23 iza no gufata Goma ngira ngo 2012 iyivamo hanyuma baza kwirasa umugenda haje coalition irimo ingabo z'igice cya Afrika y'Amajyepfo na kwa gucikamo ibice hanyuma igice kimwe gihungira mu Rwanda ikindi gihungira i Bugande ejo bundi muri corona isa naho irangira babandi bahungiye Uganda barongera begura intwaro baje batangiye kurwana Kongo iti hari mu Rwanda urumva bahagurukiye hehe i Bugande ariko bavuga ikinyarwanda kandi impunzi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda zageze mu Rwanda muri za 1993 na 7 ziracyahari nyinshi pe zirabyara abuzukuru abana n'abuzukuru nibo maboko ushobora gusanga M23 ari hirokirita sans doute kuko nta yindi base ariyera ifite icyo rero niwe nariyo yabisano kuko kuba umuntu bahungiye mu gihugu yajya gufasha abashaka gutaha kwe nibaza biragoye muri coopération bilatérale hagati y'ibihugu ushobora gusanga bitemewe ariko ntibyabura M23 itera intambwe hanyuma noneho u Rwanda narwo rugashinja Kongo ikavuga ngo u Rwanda rufasha M23 nta gihamya nta musirikare w'u Rwanda bafatiyeyo bamusangana ibyangombwa bya RDF cyangwa se benda bamusanganye n'ikarita ya MMI cyangwa se agatabo ka CSS ibyo byo byaba ibimenyetso nubwo abo bose abafite ibyo ngibyo bose batarabasirikare ariko urumva bateye bavuye Uganda ariko aho kuvuga Uganda ukavuga u Rwanda imbaraga bafite nuko biraza rero urumva batangiye mu kwa gatanu kwa 2022 ubu bamaze umwaka hajyayo ingabo za East African Community nazo zisa n'izicikamo ibice uribuka yegura rya General Joseph Nyaga w'umunyakenya ndabyibuka rwose haza kuvugwa ko iz'abarundi zifatanya niza Kongo na FDLR ibyo nibivugwa haza za Nyatura haza Wazalendo abo noneho kubera ko noneho n'ubumenyi buke mu gisirikare batabasha gutandukanya umusirikare n'uwitwara gisirikare no kwica abasivile bikagenda bizamo za masisi zahe hari n'ibyabanje mbere bica abanyarwanda ariko ari abaturage ku bandi imyigaragambye ikaba Kisekedi akicecekera kuko twakagombye kuba twarabonye imanza z'abantu bisha abantu muri cya gihe cya za Karemi nta byabaye noneho rero rurangiza niyo ngiyo wahereyeho yo mu nsengero z'Igoma buriya bazahirwa sinabazahirwa bonyine abahanzi d'abord tujye tubaha icyubahiro batanga ubutumwa kandi bugera kuri yego abanyekongo bo rero ntibarazamo ziriya killings zimaze kuba ariko ntizabaye kuri 5 hasohotse indirimbo iririmbye mu buryo bwa rumba irimo avuga ngo unashindwa adui porini unauwa raia
hekaruni, unashindwa adui porini unaua raia hekaruni. Nuvuga ngo umwanzi yakunaniye mu ishyamba uri murica abanyagihugu mu nsengero. Iyo niyo ndirimbo yasohotse ako kanya. Yes. Hanyuma ubwo urumva abantu barapfuye, imibare igenda yevuriwa 50 ijana, ubu ngira ngo bageze nko mu 160. Yego by the way hari inkuru nanaguhaye umunyamakuru Stanislas Bujyakera wa Jeune Afrique, ubu ari mu maboko ataraye azira ngo inkuru yaburiya bwice ntabwo ari wayikoze. No, baramubaza ngo niwe watanze amakuru ariko inkuru si wowe yikoze, nuko ari umukozi wa Jeune Afrique akafite n'iryo zina ry'ikinyarwanda. Ariko mu byabazwa harimo amakuru ku rupfu wari umudepite wari nka opposant wa Tshisekedi yitwa Okende ndakeka. Nono nibi byigoma awo araho arimo arabibazwa, ni umunyekongo wandikira Jeune Afrique, ni umunyamakuru. Bamufatiye ku kibuga cya Njiri aho yari agana Kisangani. Hanyuma ubwicanyi burabaye, abasirikare bageze mu rukiko, mu bintu basobanuye umujenerali umwe ati twikanze, cyangwa umukoroneli twikanze ko ari ingabo z'u Rwanda ziri kwigaragambya. Umusirikare ku rwego rwa koroneli cyangwa generali hari ubumenyi abafite, ashyira ahagaragara cyangwa ntashyira ahagaragara. Ndabisobanura kuri ubu buryo. Mu buzima busanzwe wa mugani wa Rwema, mu maso y'umusivili, mu maso y'umucamanza wa gisivili, mu maso ya rubanda, kuvuga ngo wikanze umusirikare hari ibintu bibiri nibura wakarebye. Yambaye uniform, afite intwaro. Ibyo bibiri biribanze. None kumwitira icyo gihugu urongeraho cyangwa cyerekana ko ari icyo gihugu, kuko imyenda ya gisirikare yo ibihugu byinshi bijya gusa byose abarimo ni madoado ni madoado ni simoko z'uburyo ariko zijya kubazima. No kuvuga ngo rero abantu bari mu nsengero nta numwe wambaye niburi kabutura yasagutse ku mwenda wa gisirikare, bose bari muri none bari mu nsengero aleluya yakaze. Urabyumva, bari mu nsengero, wowe ukabikangamo umusirikare w'ikindi gihugu muri bitatu. Hanyuma rero reka turebe, binabaye ko haboneka umusirikare wambaye civil cyangwa n'umupolisi n'uburyo bwo kumwaborda, ntabwo umwaborda nk'uwaborda umusirikare, cyo ntabwo urasa ufite. Niba adafite icyakurasa kuki wowe urasa? Niba adafite intwaro gakondo ubwo yakurwanyije mu rusengero, yakurwanyije. Nta yindi approach yabayemo. Hari n'ifoto nabonye n'amavideo menshi acicikana, abasirikare bahagaze hejuru y'abantu bari gusenga. Aho rero nizatangiye gutera urunyana, kuvuga ngo wabikanzemo abasirikare nta nifomu bambaye, nta ntwaro bafite, ntibakurwanya, urarasa 50 100 150 160 imiborogo birarangiye. Kandi ubwo bigaragambye hari habaye imyigaragambyo bagira bate bamagana ingabo za MONUSCO. Yego n'ubundi none singabo za MONUSCO nicyo cyari cyateye nicyo promoter w'ibyo byose. Yes. None se kurwanya ingabo za MONUSCO ninde ubifitemo inyungu? Ni u Rwanda cyangwa ni Kongo? Ni Kongo nkuko byakunze kuvuga. Kongo kuko niyo. Yego. None se kuki abari kwigaragambya, kuki abari kwigaragambya ari abanyarwanda, kuki abari kwigaragambya baraswa kandi bari gukora icyashimisha Kongo kurusha u Rwanda? Hanyuma rero uti mu nsengero nabikanzemo abasirikare. Urumva harimo ikintu cyitwa nk'icyo nakwita gute, harimo nk'ubushuka, harimo hashobora kuba harimo akaboko k'inyuma gateregida biriya biri gukorwa. Abantu bari mu nsengero, ntibari mu kampu y'igisirikare cyangwa mu mashyamba. Ubikanzemo abasirikare, nta ntwaro bafite, nta myenda ya gisirikare bambaye, urarashe kandi batari kukurwanya, urarangije. Imiryango yabo iti muduha abantu batsi bacu tubashyingure, urapakiye pe, babyita ngo bapakiraga nk'abapakira imyanda. Nari Jeune Afrique yarabivuze, amavideo yacicikanye ngo ndimo gupakira imyanda, gukurura unaga mu ikamyo, baragenda bacukura icyobo commune banagamo, kandi ba nyirabo babashakaga. Uri kumva ubushukanyi bwa kabiri n'ubwa gatatu, aho abantu wabasanze icyo wabise batari cyo n'uburyo batwaye ugiye kubashyingura, ntubahaye imiryango yabo, nibura ngo ushyingure ababuze imiryango, ushyira muri fosse commune. Kandi wewe wabarashe wambaye impamvu mubwira ko harimo kandi kaboko gushyingura muri fosse commune
buriya ni uburyo bwo kugumana ibimenyetso, kuko nuzaza ari UN izaza muri ankete bazavuga ati dore aho bashyinguye. Mu gihe iyo buri muntu ajya gushyingura mu muryango wabo wari kuzakora ubushakashatsi kuzazeguruka iyo miryango byari kumuvuna. Bagiye muri sale commune, muri force commune. Ibyo rero bikwereka ngo mu ngabo za Kongo, kandi nakunze kubivuga, mu ngabo za Kongo ushobora gusanga harimo akaboko kagashukanye yese ica abo basivile bari gusenga, wasanga bishemo ingabo z'u Rwanda, uwo muntu aba ari umushukanyi. Pakirika byugenda umena ahantu abaturage b'igihugu cyawe. Impamvu ari mu bushukanyi nuko buriya niyo baburana mu nkiko za gisirikare muri Kongo cyangwa za gisivile muri Kongo, narahe izabashaka bitinde bitebuke, kuko biriya kira n'icyaha ndengakamere. Icya kabiri, kwica abantu wasanze mu idini, ushobora kuregwa genocide ishingiye ku idini, abantu ubahora ukwemera kwabo. Ubwo aho niho nashaka no kuza nkubaza kurumva ushobora ko natangiye nanyo mbivuga, uravuga uti isaha n'isaha ishobora no kuba yavamo kuba harishwa abantu bameze nk'abakubiye mu gatsiko runaka mu idini, bari mu rusengero. Egare ko bishobora kuba byaba genocide benkoma cyane, kuvuga uti genocide wenda urwego mpuzamahanga, ubutabera mpuzamahanga biriya bishobora gufata nka genocide. Kandi bona bari abasirikare bashobora kuba gushinjwa crime de guerre, ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyoko muntu. Hanyuma noneho gufata umwanzuro abantu basanze mu rusengero batakurwanya, ntubafashe nibura ngo bambike amapingu bashorere, kuko niba batakurwanyaga nta mpamvu yo gukoresha isasu. Umuntu rero ugiye iyo nama ashobora kuba ari umushukanyi, ibintu bikarenga region, bikaba icyaha mpuzamahanga, kuko genocide ni icyaha mpuzamahanga. Isa Kongo ishobora kwisanga mu manza. Tshisekedi bari abasirikare bari hariya, kandi Tshisekedi abantu barashe harimo abamurinda. Ari nabyo abantu benshi bakunda kwibaza ngo abantu barinda president wa Kinshasa bazi Goma bati, kuburyo nuwabijya avuga niba murinda niwo murinda ari Kinshasa, mwari Goma kugira gute mwari muzanywe no kwica. Biragoye. Yes, bikaba rero ko uretse naho ngaho ntago wambwira ngo umuntu urinda president Kigali ari Gisenyi, president ari Kigali. Naba n'u Rwanda ni rutoya, ibyo ni birometero 150. Ngayibaza none se Kinshasa ko ari nka 600, kuko nka Butembo nagezeho ni 360. Aha, urinda ari Kinshasa, wowe uri Goma, wazanywe n'iki? None bihabayereye iyo incident yo kwica, wabyumva? Ni nkuko muri genocide ibyo navugaga, muri genocide Kinshasa ni kure kurusha n'Ikanombe. Muri genocide nk'umusirikare wabaga asanzwe wenda ari muri pasi, wenda urubanza iyo rubaye arerekana ati dore bari bampaye cyangwa cyo kujya gusura umubyeyi, ariko wari wagiyeyo utorotse. Genocide gusanzeyo, noneho nunikarumye cyangwa ngo ujye inama yo kwihagarika uyigizemo uruhare, ukoza amabara, bitabyitwa ngo wari wagiye aricyo kikujyanye. Ariko ni nabyo, none se umujepe kuko umujepe uva Kinshasa akaza kubigoma, uwarinda ari Kinshasa, wowe uri Goma umariki. None habaye incident uyigizemo uruhare, bakanavuga ko n'ikimenyimenyi mu kuburana. Baravuga ngo uwo musirikare baravuga ngo abagarde presidentiel bo donc bo ntibaburanishwe, kuko asobanura ngo bari nk'abashyitsi, ariko akongera akanavuga ngo kurasa ngo batinye ko abo baketsemo ingabo z'u Rwanda babarwanya bakabambura intwaro zihenze zazanywe n'abagarde presidentiel, nizo baprotejaga. Urabyumva? Uvuga ko nazo zibaye case. Uwo mu general ubura nawe aravuga ngo twabikanzemo abo, hanyuma turasa kugira ngo batatwambura intwaro zihenze zifitwe n'abajepe ba Tshisekedi. Urumva ukuntu dosiye igenda iba mbi. Impamvu mubwira ko harimo nk'ubushukanyi, Tshisekedi ashobora kuba afite abajyanama batari beza cyane, kuko ubundi ari imyigaragambyo ubwayo ni ikimenyetso cy'uko hari bitagenda. Icya kabiri, noneho kurasa abantu batakurwanyije, nabyo ni ikindi kimenyetso cy'uko usatira gukora icyaha mpuzamahanga. Yego, no mu Rwanda niko byagiye bigenda. Mu Rwanda niko byagendaga, abantu bakajya mu muhanda, abasirikare bakarasa. Byarabaye za Nyamirambo, ngira ngo umuhungu wari twari tuzuranye wapfuyemo wakoraga muri Ultracom, ukumva ngo bishe bucyana Imbazi, kuri commune Mbazi,
ukumva ngo Gatabazi ukumva ngo barwanye za Rugende kuza muri abo basivile bameze batyo yego nyine urumva kugera kuri genocide yakorewe abatutsi yivangamo abasirikare bihita biba ubwicanyi bugitangira niko leta ya Habyarimana yagendaga ifatirwa ambarigo kuko kugira ngo ubone ibikoresho yasabaga ibikoresho byitwa ko ari byo kurwana urugamba ambarigo ikavuga ngo no bamwe mu basirikare barabikoresha mu kwica abaturage nuko bitangira hanyuma bigeraho kwica abaturage bawe ushinzwe kubarinda bura nicyo Tshisekedi kiri kumusatira 160 ntabwo ari abantu bakeya nicyo kiri kumusatira ku buryo se bishobora kuba byatuma wenda hagira nk'ibihano ahabwa cyangwa bikaba byabangamira amatora yegereje asabirwa amatora yo ari mu gihugu cye n'uburenganzira bwashobora kubipanga uko ashaka ariko ku rwego mpuzamahanga kiriya kimushobora kumuha icyasha agafatirwa ambarigo kutava mu gihugu kutagira ibindi bintu intwaro zinjira none nabari abapanga kuba bajya kumuha ranfort akavuga ati no umuntu yamaze kuba umwicanyi ruharwa arashakishwa na ICC kujya kumutera inkunga egare gutera inkunga yes mu terroriste cyangwa umwicanyi icyo gihe rero urumva isuri diplomasi ni ikintu gikomeye cyane aho yavugaga abantu bakumva baragenda bagabanuka icyo nikimara kumujyaho bazagenda bagabanuka UN ni igisinyira ikavuga ngo ibyabaye i Goma ni genocide yakorewe abanyedini yo ubwo ginde nakato Kongo izabigiye mu kato rero ko yakwitwa gutyo none etape my dear ne etape kuko ubushakasha hazaboneka abakora abaraporteri ba UN cyangwa za ONG international na ntuza na imiryango y'uburenganzira bwa muntu n'ibyanariza ikareba uko igikorwa cyakozwe wibuke ko na genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda byagiye kwemezwa seryari bifata nama etape kubisobanura abantu ababibona muri concept hakagira n'ubibona wo kuri tera kasobanura birangira byiswe kuriya ntago 9 4 5 6 byitwaga iyo ngiye babanje kuvuga ngo itsemba n'itsemba bwoko ari yindi terime yigeze kuba ibintu nk'ibyo ariko UN yemeza ngo ni genocide bitinze umwanzuro ngira ngo niba ari 250 bare 91 sinibuka urumva bifata etape ariko uko bigiraho bigana hose n'ukwanduza isura ya Tshisekedi itari isanzwe ikeye cyane urabyumva umushuka yes aho kugira ngo we ayeze nk'umuntu uri kugenda witegura amatora ashaka manda ya kabiri umuntu uri gushaka abantu bamufasha bamuha ranforo mu kurwanya M23 cyangwa n'iyindi mitwe yitwaje intwaro ku butaka bwa Kongo we avanzemo kwica ivanzemo amaraso rero kaba kabaye ari abantu ku giti cyabo ari abaperezida bafite umutima donc bashobora kuvuga ati ibi bintu noneho wakoze tukuvanyaho amaboko kumuvanaho amaboko egari guha imbaraga aba mu Rwanda kumufatira ambarigo egari nta ntwaro yinjira n'ukugwa ibyo rero ibyo nkubwira ngo muri fenêtre muri boxiye harimo abamuha inama zitarizo kira kintu bagomba kukihanganira niyo wavuga ngo twabaketsemo abanzi hakagira izindi strategy zikorwa ariko ntihagire umuntu uhapfira iyi brutalite se twavuga ko ari umupango cyangwa twavuga ko ari character umupango utari wa Tshisekedi umupango batamushakira ikiza abashaka kwanduza isura ye ntabwo ari strategy yo kwica ntabwo iba mu nzira zose zishoboka kwica kugira nabi ni ibintu byoroshye strategy yakabaye yo kuvuga ngo aba bantu niba tubakekama tubakorera inkambi tubamara n'icyumweru du screening tumenyemo aba bafitanye isano n'abadutera abatabifitanye isano nabo tubarekure abafitanye isano nabo tubigishe either tubagira abacu cyangwa donc izo byo bisaba strategy naho kurasa nta strategy bisaba kubagota kubavana maho urumva strategy nkuko kubashyingura nibyo byakasabye strategy ese bamwe tubajyane baba abandi tubajya ariko kuvuga ngo usanze abantu mu rusengero urarashe niye strategy si yo ngiyo abasirikare binjiye mu rusengero abasivile bari gusenga Yesu dukize haleluya mena bubitse imitwe umuntu wamaze kubika umutwe kumurasa ni yize strategy irimo umuntu waguhunze wakweretse ko nta ntege afite ndavuga cyane kuri no nyine kuba brutale kwabo
yaba strategy ikomeye ku muntu uri contre Tshisekedi niyo wapanga biriya none rero kuko tageti ni kugira ngo bizarangire agize isura mbi ukuguhubuka twavuga nyine ko ari ikintu cy'amaraso kiri mu maraso y'abantu cyangwa njye mbibona mu buryo bwinshi n'abantu bashukwa nyine njye mbibona mu buryo bwinshi bushobora kuba umutima muhanano abantu bagashukwa bishobora kuba ari ukuba Tshisekedi nawe nta nosi yo kugisirikara afite noneho igisirikare gisa naho cyikoresha cyangwa gikoreshwa n'undi utari we ariko birabyo harimo sinigisirikare gusa harimo na diplomasi kuko ni ukubanza ukareba kwiyenga kwica abantu n'ibintu biremereye abantu bangana kuriya niyo baba 20 abari ikibazo so rero uburyo babishe noneho human rights organizations aho zizazira zo zizanavuga n'uburyo bashyinguwe imiryango yabo irabashaka urabajyanye mu cyobo rusange urabyumva kuraso gushyingura aha kura no guhamba wakoze ikosa ryo kubikekamo abasirikare nta kigaragaza ko ari abasirikare icyo uragikonsomye urarangije urabishe batakurwanya icyo uragikonsomye urarangije ubimye imiryango ugiye gushyingura mu cyobo ibyo rero ntabwo azapfa kubikira bizatwara benshi niyo Tshisekedi yabirokoka ariko bamwe mu basirikare be muri karagace bese uwaba yaragize uruhare muri iriya order iriya commandement gutanga ari amabwiriza bizamugeza kure yego ejo cyangwa ejo bundi ntabwo ari ibintu bucya ngo biraba ariko aba victime biriya imiryango yabari abantu bashyinguwe kuriya bagiye kwikoramo association babyumva bavuga bati dore turarekarama uburenganzira bwacu ku bantu bacu baguya turashaka ubutabera urabyumva aha bizatangwa nande ingabo za Kongo na presidence yaho urumva rero ni ikintu buriya ni ikintu kiracyari kibisi urumva nta cyumweru 5 nta cyumweru kirashira byabaye muri kuno kwezi kwa 9 abantu baracyarira ariko bazagera aho bakanguke bavuge bati bayita bashobora kuba ati solidarité abarokotse ibitero byo mu rusengero runuru abo mu miryango yacu turashaka abantu bacu tubashyingure ibintu nk'ibyo hanyuma ijwi ryumvikane ku rwego mpuzamahanga sabirangiye aha reka nsoze ngiraho minira kuko ntabwo turi butindane cyane Karegeya wenda iyi topic nibikunda tuzagirana ikindi kiganiro nayo iragenda icayuka izana ibindi kuko nta muryango mpuzamahanga uri dekara wenda bashobora kuduha n'ibakuru bashobora kugira ibyo bandika kuri comment no kumenya uko byagenze exactement ariko icyo nagiye mbona ku mavideo menshi nuko abantu bari mu rusengero abasirikare babagaze hejuru abantu bakomeza gusenga bataka nta wabarwanyije nta wateye ibuye nta wateye icumu nta wari ufite icyuma abo bantu bikangamo abasirikare gute oya ibyo ngibyo bifite icyo bivuze kindi reka ngushimire mbere yuko bashoboraga no gufunga rwa rusengero inzara ibishe nabyo ni human rights ziba zibaye viole bakabazaniramo ibyo kurya none bakitonda bakagenda barebamo niba baba bivanze ariko guhita ndogurira n'icyo bita massacrement massif donc kwica abantu mu kivungi utavuze uyarasana bakanaka nibura ngo at least oya mu mvugo yumvikana baraje baratsemba imbaga y'abantu bari mu rusengero imbaga imbaga y'idini runaka kandi nabyo genocide muri genocide bishobora kwitwa kwica abantu ubahuye ukwemera kwabo yes so reka ngiraho tubitege amaso aho bishyira intervention ubona ishobora kuba yabaho hano ikagira ikitanga niye igitanga ku ruhe ruhande ku baturage ntekereza ko bo victime bo urumva abari muri uriya mugambi wose bazaburanishwa hari n'abatangiye ariko nanone imiryango mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu nayo igomba kugira icyo ikora bari abantu bakabona ubutabera abo mu miryango y'abari abantu bishwe bakabona ubutabera ariko naho bishoboka bakabona imiryango yabo kuko buriya ikintu kigoranye hari ahantu bashyinguye biriya fosse commune bizarangira igiyeho munima mu gihe iyo buri muntu agenda agashingurirwa iwabo uyizajyaho azajyaho kubibuka pe n'umuntu wese nuzavuka ejo n'ejo bundi nagera Goma ati rikajya gusura ahashyinguye abantu bazize idini umupasiteri najya kuza avuga ati nzabanza njye kuri abantu bazize gusenga kwemera kwabo uranyumva bazibe nk'abamaritire b'Ibugande
urumva rero ni ikintu kibi, ni ikintu gishobora kwitwa ukundi kuntu kandi kinini cyane kuri manda ya Kisegeti. Yes cyane cyane. So reka nshimire Urban Hotel, nshimire New Cogamu, nshimire afatanye bikorwa bacu benshi. Yego. Tuzagerageza kiganiro nimbona umwanya ubu nuko ndimo nihuta. Yego. Ariko nimbona akanya tuzongera tukirambure, tumaze no kubona na commentaire z'abari hariya. By the way, namujya kera naburana tuzumva ibindi kuko bifitanye isano. Bifitanye isano kandi n'umunyamakuru mugenzi wacu nubwo tudakorera ikigo kimwe. Yego, n'umunyamakuru. Ariko muri biriya kuba afite amazina y'Ikinyarwanda no kuba reportinga kubibera kubavuga Ikinyarwanda ntabwo ari uwakure, ntabwo ari n'uwacu. Yego. So reka nshimire abari badukurikiye, nshimire Fisi kuri kamera, mwakoze kubana natwe, kora subscribe ukomeze kubana natwe 5 kuri 5, mwakoze cyane. Bye bye, ciao ciao.